ko wagiye kwa niseti yariye niyirye gusa ibyo ko ari ibiryo nari mbonye ugere kubyiteza yariye ko yagirike yaraje mu nzu yanjye abi wanjye tubara mu nzu ese buri mwahuriye anko mu nzu yari yaje hano aba mu hano ari umubyara arandi nanjye ndamureba nta bantu bari hano bateye ko nakurasa we ati sha mama ati shaki byati wanshamurisha rekazi naje kugusoko nzatangira aho ngaho mukarutama bateye amatereko n'umuntu wanjye ugiye gukoreshwa n'inzara anzara ibyo kwisana nabiriye nk'ingurube kandi uko rero Imana icyo kiganiro ntwasigo ucyumvisha abantu abantu babyumve neza yuko ari umurokore icyo gihe ndi umurokore nasubiye inyuma uri watesha inzara yangira njya guteshwa yemwe hano uteshwa kunzara mwe mwakoze mugashinga ibirinde n'ube nkanjye utagamiye akazi narwanye kuko nabonye umugoni ngwino wowe ngo ndamufata ngo ngwino ujye kunguriza inzoga ningwe narata ndi harano neza ni mukazitiro nawe utubona ngwino ndatangira nzamure intuza akaje akano ni nambaye ikisesha ninagiye uko nakabaye nasoze uko nakabaye nta nakano y'izindi kamugo ngo nkamba reka darageye ndi gusa ya mama wampaye yego Munyakazi byagezeho gato twira mu muzu yawo yaba aratetse ngo ntumaze uko nasotse ntago mbizi ahubwo ngo naba haratanyije ndavuga ngo mu mitike ntahe iyo hari ubuzima bworoshye nta bintu byajagarazaga abantu rero niyo wakubitagamo kara kantu urumva ko mwibiragaho neza icyo gihe mukuza ukarya ntubage none abantu bose bajya mu buburi aho kuri kambarange barikunda muzeme mugigana n'abanyekongo mugane ko mu bihugu byagoma na mugunda niyo ryibera dore aikene sabi ya aidero muge musi yanyiragongo niko gati aho bita kibumba nibazangira ku bihugu byaho igihugu cyaho ni mugi gusa reka da utavuga ko mujya gufasha ahubwo do niba muri Kongo abantu batumva ya ariko nta keza kikabira bintu kuko iyo bigukoroneje cyane urangira wangiritse cyane ni nayo mpamvu leta akenshi ishyiraho ingamba zo kubirwanya kugira ngo nyine abana b'u Rwanda badakomeza kwangirika so nyine kererega hari ibyo kurya hari ubuzima bworoshye nta bintu byajagarazaga abantu rero niyo wakubitagamo kara kantu urumva ko mwibiragaho neza icyo gihe mukuza ukarya ntubage ugaseka ubutarangiza urabona biti bisatsi by'ibishaki byazamutse mikoro imikenye nije yego nawe urumogi rwanyica oya urumogi ni ikintu kibi cyane n'ubuzima ariko hari igihe ugeze no kubago gacupa kera nyine utarakizwa murangije ujya kurara mu rundi rugo umva ye mujya muvugisha uko niyo Imana niyo cyamumanya n'Imana nemera icyaha cyanjye Bibiliya avuga ngo bishira ibyaha bye azagubwa nabi ngo ariko byatso akabivamo akemera ko umunyabyaha Imana iti kwabirika kweza gutunganya mu mwanya kabwo ubwo ugize gusana ibote mbabara amaraso nzongera ubwanjye ndi umurokore ndi hano kwa Mukarutamu hano nafashe inzira ngi Gasanze kwa Munyakazi Munyakazi ashaka zahamagara ingeze kwa Munyakazi ni Gasanze Munyakazi ni inshuti yanjye twabanaga n'ikinye n'umuhungu wabigega n'umugore we Makurata iwo ni muri Gatonde hariya ni muri Ndusu inshuti yanjye magana wo muri Ndusu ndabashuhuje n'abari Gasanze ndajya ni Makire ni mwaramutse batego ni muri aho tego Munyakazi ni makaka nambweke kandi umurokore inzara yanyishe atereka nkaguye Munyakazi hina mu nzu azana akabuna azana gakombe ndamwesha ndabanza ndihanda gutumye ndanywa nta no gusenga ndagotomye ndanywa ngezo narandutse nibo ngo vava nane icyo gihe nese Munyakazi yari umurokore uya no mugaturika nyine bivuze rero ko wanyoye akantu wari uzi ko ari ko cyangwa wari uzi ko ari umutobe numvaga nawe nkumva karimo agatobe nkabone ndimo guhemba ubonye ka gatobe k'abarokore kabadi nari nshonje uruzara iginkubita ariko n'ubwo yandi akane ntago nakongera kukisha ikintu reka yego Munyakazi byagezeho gato twira mu muzu yawo yaba aratetse ngo ntumaze uko nasotse ntago mbizi ahubwo ngo naba haratanyije ndavuga ngo mu mitike ntahe Munyakazi amafaranga 400 yego umugore ko mbere yamaje kuma umuceri wonyine amani inote y'ibetso gutuguze kurisha agacengo haye nta kifite no muntu yego n'abantu banje n'abavandimwe banje ibintu bavuga by'amoko sinjya mbigenderamo oya mu marembo twagiganiyemo yego n'agasakoshi kaje gutya kutugwa bakashya mu tugu hano harimo 400 harimo telefone harimo irangamuntu yanjye yego ndasohoka byo biranga na muceri mo na ugenda n'ubagwana uko nambutse umuhanda simbizi umbaze
Munyakazi yafashe ngo ukuboko aranyambutanya kugira batangonga yagira ati mumbare mukajya mbaze nambutse umuntu angeza hirya za moto ngapo ni mumureke niba nshaka ndarwanya wararwanye iki nshaka maze gutanga Munyakazi narwanye kuko nabonye umugoni ngwino wowe ngo ndamufata ngo ngwino ujye kunguriza inzoga nimbwe narata ndi harano neza ni mukazitiro nawe utubona ngwino ndatangira nzamure intuza akaje akano ni nambaye ikise sha ni nagiye uko nakabaye nasoze uko nakabaye nta nakano y'izindi bikamugo ngo nkambaye reka daragiye yanye gusa ya mama wampaye mbane kusase mbona nitsamame baba yabonye abagabo bonye mamera rero nagwa yayibona bagomba kuyasya kuko ari ngombwa ni urusyo rurunetse bawo yo bagomba gusya ubwo abukije gute arabone nagwa yateshe byabonye n'amaso ya barareba ngo wenda bakunsinde nga yabwa ntiyagorata ntiyagorata kameza n'ijyambere ruteranga bari mutana amazina nga bafatwa dufashwe abagore ntiyagorata uri muri namvura n'inzoga zirimo ziragenda na muri nasinesha atishikira kandi usanga bamwe gake umugore avango ngumva icupa ngumva icupa ibyo nibyo nabyumvije ko sinteze byabyo yego mbo hirya tuka ikigabo kiza kiteshawe ngo reka mureke ni rugo rwo kutagerwa ngo ndamuze muve umwere ugiye wahere na wakwica umuntu ngo namutuse kuri nyina uraho umugabo wagimubyana ko arimo kwinyongereza undi mwana kundi mwana ucaka ngo mutuka nabi ako urumva ukuntu wari wangiritse umva mbandagiye ndico mbandagiye njya ku kundi rugo ntazi uwo ngo yese ndiko ko hano nasanze naserutse hose nabaye n'ivumbi ko zabaye ivumbi no kuryama hari mu kugugu ibase ndagira njya mu rugo akanya gato naserera nyine rugo abyuka ugaba mwiza gikamwiza wa mugabo wigasanze hafi ya hafi ngo kwizo ngo hepfo y'abayehova ndagusuzuma umugabo mwiza w'imena imana gumisha condition mpaye nakomeje urugendo ijambo ya bagiye kunkubita umugabo ati waya ati mwimukubita ndamuzi ngo n'umugisha ijambo ry'Imana yateshe yacitswe umuntu wacu yateshe Yesu yavuze ngo umugara muraniti Yesu yavuze ngo ndapfusha mugaseka ariko mwapfusha mukarira uyu napfushije umwana nge yapfuye yononeka yandambura biganza umugore ateko uyu mugore warataka mukubita ko ndi umusazi ndatewe mukubita yaryamye hanga atazi byari none se waruhetse umwana ntawe umwana ejo bundi ngo uyu mugore turamuzi ni umukirisitu arambwira ngo niko wabaye ute nizabineye ngo mukinyura gace kametse abana telefone bayijyanye icyonze biranga muntu afatiraga muntu yanyijije ranga muntu arebyiraga muntu asanga niyo muri Gasabo ati wa muntu wacu hano muri Gasabo disi ukora izina ryati umugore nyabwa Esther umugore nyabwa Esther tiyo ati ni n'umwigisha ijambo ry'Imana ati fata umwana fata icyemezo nabaye imikorera baye nabi nasansa nabi nambaye nyabaganga nagiye nambaye abantu babyumve neza yuko ari umurokore icyo gihe ndi umurokore nasubiye inyuma uri wateshe inzara yangira njya guteshwa yemwe hano muteshwa kunzara mwakoze mugashinga ibirinde mube nkanjye ntimuzabe nkanjye ariko ngezeho ndabyuka ati gendera mukecuru tugendera gufata icyemezo tuzongera umurokore nyamurokore arahugura fata icyemezo ni ingeso mbi gipagana nyo guteshuka nijye kujya gukora misani ya Satani wakoze misani y'abadayimoni zo kodeyimoni bakondagaje wandagaye yego nabaye ni bafashe bankoze ibyo bashaka ibyo nambe byagihamye kwa jina la Yesu katika jina la Yesu bose byumva ubusambanye bikurisemo barasambanya ubusa nakango ntibyabayeho ndambuka igishanga ko ndava serera ako mfite akenye mfite ubwenge bari bwaramutse yego zagakega kimuso cikibu arimo hagiye kwa kabiri nageze mu rugo niyama umuhungu wanjye shase kubwa Imana ikumfashirize kuko nabwo nisegwa narwaye sake narimuje nagiye gushakisha narwaye umutwe mereye nabi narembye meze nabi mbabarira urebe ko muteko muceri ari wo murya nicyo kintu mbonye mwihangane telefone yagiye sinimubwira ndaryama ijwi yamye gutumira akabuni k'amazi litiro y'amazi ndi gutumira y'amazi azamuka Imana yasha amazi ni meza azamuka anyuhagira yeko bamwe bimwe ndabiruka bini njya kwihagarika birarangira ndaryama ariko nkangutse ngiye kwakora ubuzima ngo ndakwiyamye n'undi munsi ikirigere njya nkwigishe ngiye gusoma n'inzoga witeka Imana yakarangwa njya gusoma kuri
Mukarutama bateye amatereko n'umuntu wanjye ugiye gukoreshwa n'inzara azari ibyo kwisana nabiriye nk'indurwe kandi kuko rero Imana icyo kiganiro ntwasibo ucyumvisha abantu ndacyumvisha abantu kuko ijambo rivuga ngo viyo n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha kandi ushobora ntabwo yagira ni ibiyobyabwenge koko gusa ngifite ubwenge oya uri warangiye ariko Imana ishimo kwa ngene rikantabana ubu navuyeyo kongera gusinda kundi ndinge bibibwiriye ntabwo nzongera kunywa inzoga nese sinyira ngaho inzoga ni ikiyobyabwenge inzoga nimbi inzoga si wane za inzoga si wane za ubusinzi si wane za ubwo rese mvaho ngaho nyine ngubu urongeye guhamya ati rero se noneho hari ikintu tukushinja ko wagiye kwa Niseti yariye niyirya gusa ibyo ko ari ibiryo nari mbonye ugere kubyiteza niyirya yaraje mu nzu yanjye abi wanjye tubara mu nzu ese uri mwahuriye anko nzu yari yaje hano aba mu hano ari umubyara arandi nanjye ndamureba nta bantu bari bamuhano ati bati ko nakurasa we ati sha mama ati shaka ibyati wanshamurisha rekazi naje gusaba ko nzatagira aho ngaho kiryango ari mu ntege nyereke intege zibaho bene data na intege nke zanjye akirenge nazivuyemo ntago ari wane ntago ari byiza njye bwanye by'ibyo wowe uracyashinja iki ko nabyiyemereye uracyamvuga ibiki ko nabyiyemereye uramuntamuka gute ibi ni mwabagore mu silence nabwo inyuma ngo nawe ni mu binyuma rero Inesitete nagari cyakuri njye yari Imana isimwende umutware ambatiza kwitwa umugore we nanjye mbatiza kwitwa umugabo wanjye none agize buti ntabwo twamukwambura bwashya nabi nti nimujyane mumeje Yesu wanjye nimujyane mumeje Yesu wanjye nimujyane sharira kwambura umugabo cyangwa umugore komeza Yesu kabaye nka Samusoni komeza Yesu kuko Yesu ni umugabo ukiza kandi wabarira ibyaha ubwo cyo cy'ubusinzi ni umurokore kiragatsindwa n'Uwiteka Imana nyinga nikigongeye gusubiraho ngaye nguko ratashimiye cyane sekonda wacu ibiganiro byacu nakagaruka your story our spotlight ciao ciao